Kankwifurize komeza kugubwa neza aho uherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, iburasirazuba n'uburengerazuba ndetse nawe mudukurikira muri hanze y'igihugu, ndabasuhuje. Nk'ibisanzwe ari François Twizeyimana, nze ikizamini tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ku mategeko y'umuhanda. Ndaje ngo tubikosore byose batanze mu kizami, kujya ufite ikizami ejo cyangwa se ejo bundi, mbashe gufasha kwitegura. Ushaka ko nagusabira code ya provisoire, nawe ushaka ko nakwigisha amategeko y'umuhanda ariko mu buryo bwa online, mutoza uko ibizamini bikorwa muri system uzagenda ukoramo kuri polisi, mwishirane amategeko y'umuhanda kugira nugera mu muhanda waramaze ko niyo provisoire perime uzayubahirize. Wamara kuri 078 12 72 062. Mbere ko nangira ndabanza gushimira by'umwihariko abanyeshuri batsinze ibizamini aho bitakunze, ndasaba gushyiramo akabaraga kugira ni basubirayo bazitwaye neza. Imba bwa mbere uzangaha icyo ngusanukana kuri subscribe, hanyuma ugashare kuri bagenzi bawe kugira ni musora ikizami cyase nkashyira isomo ugene mu wa mbere tarinze ujya gusacinga. Kanangire turagenda tuganira buhoro buhoro. Cyo cyambere hano cyabazaga nayahe matara umushyirabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Nayahe matara umushyirabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. We uri kugenda mu muhanda ariko harimo ibihu, urumva nyine wabumaze kubona perime. Ese nayahe matara wakoresha kugira ngo urwo rugendo rwawe rube rumeze neza? A. Amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Hanyuma B. Amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma. Hanyuma C. Amatara magufi. Hanyuma D. Urumuri rusanzwe. Bayiduha kimeze gutya, mu by'ukuri wasubiza gute bakaguhereza inota ryawe? Twandike hano, so nta kindi washyiraho ni A. Amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Mu gihe uri mu muhanda uri kugendamo mu gihe cy'ibihu, aya niyo matara uzakoresha kugira ngo witwaye neza muri uwo muhanda. Kuko nukoresha amatara maremare ni mabi, azahugarukira guhuma amaso. Kandi ikindi kintu nakongera aha ngaho ndi kubivaho, n'akavuduko kazabe ari gakeya kubera yuko ntabwo uri kubasha kureba neza imbere yawe, nyine haba hari iki, haba hari ibihu. Twikomeza n'ikigo cya kabiri. Ikigo cya kabanga cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikira ibinyabiziga bibiri, yifuza kubinyuraho, niki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Hano hari umushyirabiziga ukurikira ibinyabiziga bibiri ariko nako nabo baragendera mu cyerekezo cya hehe, cy'iburyo. Hanyuma ari gushaka ko yabinya ko arabona ko bigenda gakeya kandi bafite gahunda zihuta. Ese niki yashingiraho kujya wibajije amategeko y'umuhanda cyangwa se kugira ngo abanyureho yikomereza urugendo? Bari kumutinza. A. Agomba kuzinyuraho zombi. B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Hanyuma C. Ibyapa byaho ageze ntibimwemerera kunyuranaho. Hanyuma D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Bayiduha kimeze gutya, wakwitwara ute? Twandike hano, so nta kindi washyiraho ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere. Nicyo cyari igisubizo. Ikindi turisegura ku banyeshuri, ikizamini twakoze tariki 30 twasohoye ibizamini bibiri. Ubwo rero ikizamini cya kabiri byabaye ngombwa ko tugikuraho bitewe n'ubuhamya bwinshi bw'abanyeshuri. Nashyizemo ubuhamya bugera muri 4, ariko hari abanyeshuri buriya bagaruka inyuma bakareba ngo bimeze bite, bitewe n'amakosa bakoze. Aturi Faranswa uko byagenda kose azatuvuga, niko byagenze rero. N'ubundi mu banyeshuri bari batsinze kuri icyo gihe banze kubahiriza amasezerano nkabivuga, ariko nanigishirizamo bagenzi babo basubiye inyuma cya kizamini barakiripotinga. Ubwo biba ngombwa rero ko YouTube igikuraho, ariko nta kundi. Twikomereza rero, gusa n'ubundi hari ubundi buryo nzajya mbaherizamo ubwo buhamya kuwe kino kuripotinga atayibasha. Buriya bangishije ubundi bwenge. Twikomeza n'ikibazo gikurikira cyabazaga umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwara agare k'abana asezera ku nshuti ye. Nihe myifatire myiza
wagira imbere yabo. Wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye umuhanda, hanyuma ugeze ahantu hari umwana w'umuhungu nyine utwaye agare k'abana, yasezeye ku nshuti ye, deje ubona ko n'ipine nyine bose bamaze gufata umwanzuro ko nyine basezeranye. Nk'umuntu wize neza amategeko y'umuhanda, nihe myitwarire myiza wagira ngaha kugira ngo uhatambukane umucyo? Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. B, itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke ko yagiye mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Hanyuma C, gabanya umuvuduko ubwira uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. Hanyuma D, komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Bayidoye kimeze gutya cyangwa se uhageze mu ino situation imeze gutya, wabyitwaramo ute? Twandike. Hanyuma nta kindi washyiraho ni B, itegure kuroka umwana w'umuhungu atambuke ko yagiye mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke ko yagiye mu muhanda atitaye ku kinyabiziga. Twikomeza n'ikibazo gikurikira cya kane ngo icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kimara igihe kingana iki? Icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kimara igihe kingana iki? Yo ngo isuzuma ry'ibinyabiziga, niba ko isuzuma ry'ibinyabiziga uzahita umva icyo bita control technique. Kwa kundi nyine ufata imodoka yawe ukayijyana kuri polisi ara nyine hano bazi control technique zazo kugira nyine barebe ubuzima bwabyo, baguhereza icyo cyangombwa nyine. Nicyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ibinyabiziga. Bakunda no kubibaza mu muhanda wa polisi, uzitonde cyane. Amezi 3 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Hanyuma C, imyaka 2. Hanyuma D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bayidoye kimeze ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ibinyabiziga kimara igihe kingana iki? Wasubiza gute? Twandike. Hano nta kindi washyiraho ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Impamvu amezi 3 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, hanyuma n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Impamvu ibinyabiziga bikora ubucuruzi, ibi ni ibyigisha bizamo, ibitwara abagenzi bizamo, biheka imizigo bizamo, kwa ko nyine bikora movement nyinshi. Ariko urugero nk'ibinyabiziga by'abikora ku giti cyabo usanga nta movement nyinshi bikora, we ugasanga uri ugikoresha ujya ku kazi kawe, ugasanga uraparitse ugikoresha utwara abana ku ishuri, mbega nyine ibintu bitagoye cyane nka kwa kundi nyine buri munsi gikora amasaha 20 nangahe. Oya, icyo gihe rero ubuzima bwacyo buba bufite ireme kuruta cya kinyabiziga kimuvinga buri munsi. Ibyo ngira ngo murabyumva. Twikomereza rero n'ikibazo gikurikira cyabazaga ngo nihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? Nihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? Urahageze pe, ubonye bimeze gutya, wabonye agaperime kawe rwose utwaye imodoka cyangwa se moto. Nihe myifatire myiza wagira kugira ngo wubahirize n'amategeko y'umuhanda tuba turi kwiga umunsi ku munsi? A, itonde witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Hanyuma B, ihute urengaho abana bari. Hanyuma C, komeza ugume ku muvuduko munini. Hanyuma D, komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Bayidoye kimeze gutya, wasubiza gute? Twandike. Hano nta kindi washyiraho ni A, itonde witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Itonde witegereze, naba ngombwa ubaburire unitegura kuba wagira iki? Wahagarara. Hanyuma rero hari abantu tugenda tubwira ati tubasabira code nziza yagufasha kuba watsinda ikizamini, nimubyumve. Hari n'igihe nigeze kubivugaho ariko mumbabarire, byarancitse. Ndavuga ati hari ukuntu umuntu ukora hariya nyine hari abantu bazisaba ku irembo, ushaka kugenda akagusabira code mbi kwa ko nyine atabisobanukiwe. Kayigusabira kwa kazi kubisaba cyangwa se nawe ukayisabira, aho ukajya mu kizamini ugasanga nyine ibintu yagusabiye nyine koko nta makuru yari abifiteho.
ndanababwira ati hari igihe n'abakoramo hariya bazisaba bambwira ati dusabire kode. Uri kumva icyo kintu? Ati dusabire kode, kandi yari azi kuyisabira, akambwira ati teacher nsabira kode. Sinzi aho nimba utari gusobanukirwa neza, ndaza kumukwereka. We yananyibwira ati ngiye nkora mu irembo, ariko n'undi ni namusabiye kuki akoramo, ariko akaba yemeye ko ngiye musabira kode. Bishatse ko nabo baba bafite amakuru, ariko nyine ntabwo wagenda ngo ugiye kumuha ikiraka cyo gusabira kode ngo ariko uba yayigusabire. Bafite amakuru ko hari abantu nyine baba basobanukiye ibyo bintu, abaterekanya akoreye nta mafaranga ndi gukorera, ariko akituriza kucyo bagaruka inyuma bakaza bakatwegera tukabafasha. Twikomeza na gatandatu. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myifatire myiza wagira. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myifatire myiza wagira. Umukinyabiziga agomba gukomeza. Hanyuma B, umukinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. Hanyuma C, umukinyabiziga agomba gutegereza. Hanyuma D, umukinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Bayiduye kimeze gutya nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nihe myifatire myiza wagira. Twandike hano, so nta kindi washyiraho ni A, umukinyabiziga agomba gukomeza. Umukinyabiziga agomba gukomeza kubera ko umumotari ari kuva muri kagana kakiritse ashaka kwinjira mu muhanda munini. Hari ahantu ahagarikwa n'icyapa cya stop, akareba uburyo bwe, akareba n'ibumoso bwe ko nyine muri uwo muhanda munini agiye kwinjiramo ko nta binyabiziga birimo birasirikiramo wo nyine bitateza ibibazo. Hanyuma hano umukinyabiziga we ari mu buryo bwiza arimo arakomeza. Urumva ari we n'umumotari wari gukomeza, n'umukinyabiziga we agomba kugira iki? Agomba gukomeza. Kujyanye na kode reka tukiveho, tukivuyeho. Hari kode nziza hakaba na kode mbi. Kode nziza ku banyeshuri ni za kode zasangamo ibyapa, sasangemo ibintu by'amahurizo, mbega ibintu nk'ibyo. Kandi ikindi sinzi, wenda hari abanyeshuri bahamagara kavuga ati ndashaka kunsabira kode wenda tariki 10. Najya muri tariki 10 nkabona nyine nkaba namuha proposal se waretse tukagufatira wenda tariki 11 cya tariki 9 cya tariki 8. Hari impamvu mubwiye biriya kuriya kuntu, akiyo mbonye iyo tariki naribi nabwo ndayimusabira bitewe nuko mbibonye. Rero mujye mutwumvira, turabinginze tubafashe. Kwikomeza n'ikibazo gikurikira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate. Hano uri umukinyabiziga ugeze ahangaha nyine, hano bahita muri zebra crossing. Ese ni imyitwarire myiza wagira? A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Hanyuma B, gukomeza ukagendana ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru agitegereje. Hanyuma C, kugumana umuvuduko wari ufite mu gihe umunyamaguru atarambuka. Hanyuma D, kuvuza ihoni ukaguma ku muvuduko wahozeho. Mu by'ukuri wayidoye kimeze gutya cyangwa se urahageze, wabyitwara mute? Hano abanyamaguru babiri barahari, wabyitwara mute? Twandike hano, so nta kindi washyiraho ni A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Nikanga wenda mbibabwire kubera ko nta kibazo, ariko ndanabagira inama kugira ngo tuve kuri iki kibazo tujye ku kindi kibazo. Ahangaha mu by'ukuri wenda reka mbwira abantu muri kwiga kugira ngo muzana bifate. Ahangaha iyo umunyamaguru yahageze, anyine ni inzira y'abanyamaguru, aba yumva ko niyo imodoka yaba idafite feri ishobora kuhagera igahagarara. Ariko siko bimeze. Wa munyamaguru reka ngugira inama, abantu bose batwara imodoka siko biza amategeko y'umuhanda ngo bayafate. Hari n'igihe ikibazo atahuye nacyo ngaba bisobanukiwe, wenda iyo ngingo nimba itagutsinze reka mbeze guhereza indi ngingo. Hari igihe umuntu azatwara ikinyabiziga yasinze, ntago umusinzi azajya muri zebra crossing nahagusanga atekereze ko agomba kuba yahagarara, ko nyine hari ibintu biri kumuvangira mu bwonko bwe. Ikintu nagusaba ni iki, nimba ari inzira y'abanyamaguru birumvikana inzira y'abanyamaguru yarabagenewe, ariko hari n'abantu badatinya ibihano. Ibyo bintu nabyo ubigarukeho, unabyibuke, nuhagera ujye wihuta.
hari abageramo ngo ni muri zebra crossing ngo umushoferi ngo arahagera ahagarare bazakugongeramo hariya hantu bamuhane ariko yakugonze. Ari ubuzima se n'iyo modoka batwara cyangwa se n'ibyo bintu bamuca ni iki gihenze? Mujye mushyiramo ubwenge. Twikomereza rero ndaza no kubwira ko iyo wishe umuntu ufite perime amafaranga baguca bakakurekura. Ndayibaza ubuzima bwagiye. Twikomeza cyo cya 8 ngo ni ikinyabiziga yakora ashaka gukata iburyo. Ni ikinyabiziga yakora ashaka gukata iburyo. Nyine no muyobozi imbere hari igare wari gushaka gukatira nyine hariya iburyo. Bagwa ni iki yakora? A. Kuvuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukata iburyo. B. Kata ikoni imbere y'umunyegare. Hanyuma C. Emera umunyegare akomeza inzira ye. Hanyuma D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Bayido kimeze gutya wabyitwara muti. Twandike hari so nta kindi washyiraho ni C. Emera umunyegare akomeze inzira ye. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Umunyegare ubwo urumva aragushaka komeza uramureka agende kwa ko muri inyuma. Ni discipline y'umuhanda angaha ikora. Hanyuma we wikatira iburyo n'ubundi biba byemewe. Hanyuma rero kuri bya bintu ngira ngo murabizi ko iyo umuntu akoze impanuka iyo mpanuka wenda igapfiramo umuntu ukamugonga gapfa wishyura amafaranga miliyoni idasubizwa, urayidekarara rwose ukayishyura miliyoni. Aho ngaho usohoka muri gereza. Iyo utayifite ariko ufite iyo perime ni amezi angahe? 6 bitewe na cyaha cyabereye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngaho baze biriya bintu bikubayeho wenda ugeze muri zebra crossing wayigiye urimo mu makuteri uri mu biki n'ibiki bakugongeyemo hariya hantu. Uwo muntu afite akamiliyoni wenda n'umwarimu nkanjye wenda miliyoni nayikorera nko mu cyumweru cyangwa se ibyumweru 2 bitewe n'abanyeshuri babonetse nkabanda kugonza. Urumva ibyo bintu byaba ari byo. Aho hantu rero iki kintu nimba ucyumva ugiha agaciro hanyuma unyumve ujye ubizirikana nuhagera wambuke wihuta. Twikomereza rero n'ikibazo gikurikira. Cyo gikucyano cyatubazaga ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ese nihe kuvuza ihoni bibujijwe? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Hanyuma B. Hafi y'ibitaro. Hanyuma C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Hanyuma D. Nacyo kuri kirimo. Abaye kimwe ngo nihe bibujijwe kuba wavuza ihoni. Ese ni hehe? Twandike mu by'ukuri angaha ahantu bibujijwe ni hafi y'ibitaro. Ariko ntago nakivaho nabwiye n'ahandi hantu wundi amahoni atemeye kuba yakoreshwa ariko ntago bitinda. Wundi mu gihe wundi amahoni akoreshwa ku manywa gusa kugira byumve neza, ariko mu gihe cya nijoro guhera saa 12 z'umugoroba kugera izindi za mu gitondo haba hakoreshwa icyo twita imburira zimurika nyine nari amatara. Niyo abakoreshwa ariko nyine ku manywa, ariko no kubito ntago amahoni yemeye kuba yakoreshwa yaba nijoro cyangwa se yaba ari ku manywa. Ariko nikoreshwa mu gihe cy'amanywa, mu gihe cya nijoro hakoreshwa imburira. Tazakora amakosa bakakubita ibishari byinshi cyane ugasanga barakubabaje. Ntago ari byo. Nubona umuntu uvuze ihoni nijoro uzamenye ko umwarimu wamwigishije nawe atarabisobanukiwe neza cyangwa se yize nabi. Yize nabi. Ujye turi mucishamo rwose. Twikomezo n'ikibazo cya 10 ngo muri ibinyabiziga ni cye gihagaze nabi. Ese muri ibinyabiziga ni iki ubona ko gihagaze nabi? A. Ibinyabiziga byombi. B. Ikinyabiziga cy'icyatsi. Hanyuma C. Ikinyabiziga cy'umutuku. Hanyuma D. Nta na kimwe. Ukuri kubira muri ibinyabiziga ni cye gihagaze nabi. Twandike hano mu cyuko giso nta kindi ni ibinyabiziga byombi. Ubwo ni A. Icyatsi gihagaze nabi n'icy'umutuku. Reka tubirebe. Twamaze kubona ko ahangaha ari muri zebra crossing, kana muri zebra crossing ari aho nyine abanyamaguru bambukira mu muhanda. Ikinyabiziga cyambe cyatsi reka bari cyo duheraho, ariko tunareba n'ingero zifatika kugira ngo tubashe kuba nyine uriya muntu twamwereka ko yakoze amakosa. We yahageze ageze kuri zebra crossing, ageze imbere arahagarara, yarenzeho gato pe.
we ngarumvaga ari mu mukuri kandi ntago ari mukuri. Impamvu ni iyi: hariya ahantu ahagaze nta cyapa cyo guhagarara gihari. Nimba nta cyapa gihagarara cy'uko gihari, wenda kugira ngo tumushyiremo imiyaga yari kuba wenda yashyizemo double clignoteur, kuko iyo ahantu hose hatari icyapa cyo guhagarara, iyo uhagaze nabi ushyiramo ibimenyetso bigaragaza yuko uhagaze nabi. Ziriya double clignoteur nazo yashyizemo. Ikindi kintu wenda twamuvebaho gatoya, muzi yuko kugira ngo uhagarare iruhande rw'inzira y'abanyamaguru, wenda nawe kugira ngo nyine ubutabangama, ugomba gusigamo umwanya ungana metero imwe. Uko muri kubireba, kuva hariya kuri zebra crossing kujya kuri ya modoka y'icyatsi, ntabwo ya metero imwe yashyizemo. Iyo n'indi ngingo ishobora kuhita imukura mu muhanda bakamwaka perimi. Niyo mpamvu rero uriya muyobozi w'ikinyabiziga yahagaze nabi. Reka tugaruke kuri iki ngiki cy'umutuku. Uyu muyobozi w'umutuku we ntacyo nagarukaho. Uno we yaje afite ama stress menshi, akwa ko wenda François yamwigishije, wenda afite ibibazo, yavuye mu rugo wenda ashwanye, akubise umugore cyangwa se barwanye batavuganye neza, afite makeredi muri banke. Uyu nguyu we afite stress nyinshi. Impamvu yageze kuri zebra crossing, ubwonko bumutse ko agomba guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka, ipine ryakandagiye muri zebra crossing. Uriya nawe yahagaze nabi. Yahagaze nabi kuko 25 buriya zahise ziyandika, nimba ari Sofia ngaho yazanditse, ariko yahagaze, ariko nawe ahagaze nabi. Kandi ikindi, hari umurongo, ntabwo ari hari abahagarara igeze kuri zebra crossing, hari umurongo w'umweru. Kuri uwo murongo, kuva kuri uwo murongo kujya kuri zebra crossing haba harimo metero, bya bipimo murambabwira, niho yari guhagarara. Ubwo nawe ariko we ntabwo twamurenganya cyane, kuko ko nyine nta ma stress yabiteye atuma ahagarara nabi. Urawe twanamwihanganira. Twikomereza rero, nawe ariko yahagaze nabi. N'ikibazo gikurikira cyabaza ngo ni gute umuyobozi yanyura ku munyegare hano. Hano gute umuyobozi yanyura ku munyegare hano. Gusa mbonye imirongo hano, iyi mirongo ne narayibuze, ndagira ngo mbive muzini muzingo ku bintu by'imirongo, sinizongere kubananira. Reka tubaye tugasubize, hanyuma mbigarukaho by'umwihariko. Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kunyuranaho. B, atarenze umurongo wera ucaguye. Hanyuma C, arenze umurongo wera ucaguye. Hanyuma D, nakurenga iyi mirongo yombi. Bayiduha kimeze gutya ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano. Twandike hano, so nta kindi washyiraho ni C, arenze umurongo wera ucaguye. Arenze umurongo wera ucaguye. Kuri iyi mirongo y'umuhanda bikunda gucanga abanyeshuri, kandi reka mbikubwiraho gakeya, wenda ntago bizongera kunanira. Ubundi no mirongo y'umuhanda iyo ibangikanye, kwanza urabanza ukamenya ngo umurongo ucaguye biba bimeze bite, umurongo udacaguye bimeze biti. Ibyo ngibyo reka ubanze ubimenye, hanyuma hanga ndakubwira ukuntu uzagisubiza, kuko bakunda kubibaza, cyangwa se ugasaba ukoze n'amakosa waramaze kubona ibyo byangombwa uri gushaka. Umurongo wera ucaguye wemera umuyobozi w'ikinyabiziga kunyura ku kinyabiziga kimuri imbere, umwemera kuba yakata agasubira inyuma, mbega byose urabyemera. Hanyuma umurongo w'umweru udacaguye ubuza umuyobozi w'ikinyabiziga kuwurenga, ubuza umuyobozi w'ikinyabiziga ukatugasubira inyuma, mbega nta kintu kwemerera mu bijyanye no kuba wawurenga. Hamwe igihe bayikubaza ari ibiri ibangikanye, bati kuva kuri A kugana kuri B, ikibazo kiri mu muhanda n'iki gisobanuro cyangwa se kivuze iki. Aho ngaho rero, iyo iki kimenyetso wenda kuva kuri A kugana kuri B kiri ku murongo ucaguye, ubu umuyobozi w'ikinyabiziga wemerewe kukirenga icyo kimenyetso. Iyo kiri ku murongo udacaguye, umuyobozi aba abujijwe kurenga icyo kimenyetso. Twikomereza rero n'ikibazo gikurikira cyangwa ngo n'icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara iki kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Niki wakora mu gihe urimo uragenda? Iki nicyo bita kubisikana. Uri kugenda, ikinyabiziga kirimo kiraza, hanyuma icyo muhuye kigukubisa amatara maremare. Ese niki wakora? A, humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare.
hanyuma B, egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda nibinashoboka ugabanye umuvuduko, hanyuma C, canira amatara y'ikindi kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo, hanyuma D, ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Waduha kimeze gutya wabyitwaramo ute bakaguhereza inota? Twandike hano. So nta kindi washyiraho rero ni B, egera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda, egera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda. Niba kigwa kimeze uko nicyo uzashyiraho bashe ko baguhereza inota ryawe. Twikomeza n'ikibazo gikurikira cyatubazaga n'icyo kinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Angaha kugira ngo ubyumve neza, wowe nyine uri kugenda mu muhanda, hanyuma cya cyapa ntabwo kiba kimanitse ahubwo kiba gishinze hasi, cya cyapa kibura nyine cya mpande eshatu. Ese ni iki wakora cyangwa se ni iki wakwibwira? A, hagarara utegereze amabwiriza. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye, hanyuma C, kukireka agumana umuvuduko wari ufite ugakomeza, hanyuma D, hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Bayiduha kimeze gutya wasubiza ute bakaguha inota ryawe? Twandike hano. So nta kindi washyiraho ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Mu by'ukuri twamaze kubona ko ibyapa bibura bishobora kubura umugenzi ko imbere hari iki, hari icyago, kandi biriya byapa nyine biraburira, nyine kiba kiri kubura ko imbere hari icyo kidasanzwe. Gabanya umuvuduko rero uteganya icyago imbere yawe, hanyuma ahubwo nunahagera ube watanga support cyangwa se umusanzu. Hagati aho ngaho rero ku bijyanye na provisoire, kanse nkubaho amatangazo. Provisoire code igura 5. Code igura 5, hanyuma iyo wayitsindiye uyirotira ni 10,000 kuyirotira, hanyuma wakorera ku manota 12. Twikomereza rero n'ikibazo gikurikira cyabaza ngo ni iki kinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende 2 kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda. Ni iki kinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende 2 kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda? A, umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w'ikinyamitende 2. Hanyuma B, umuyobozi w'ikinyamitende 2 ashobora gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma guhagarara. Hanyuma C, amatara yo guhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga kigakomeza gusubira inyuma. Hanyuma D, umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Bayiduha kimeze gutya wabyitwaramo ute? Twandike hano. So nta kindi washyiraho ni D, umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Umuyobozi w'ikinyamitende hano ashobora kuba yahagarara bitunguranye. Twikomeza n'ikigo cya 15. 15 yatubaza ngo n'icyo ugomba gukora igihe wegera ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo. N'icyo ugomba gukora igihe wegera ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo. Mu by'ukuri angana ni kuri ngo nayibuze kuri zebra, ni kuri feruje. Ni ku maferuje. So feruje haba harimo icyatsi, harimo umuhondo, harimo n'umutuku. Akanganya nyine ari umuhondo. Bashaka kubaza itara ry'umuhondo rivuze iki ku muyobozi w'ikinyabiziga? A, ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. Hanyuma B, komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. Hanyuma C, hagarara niba utateza ibyago. Hanyuma D, komezanya ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Bayiduha kimeze gutya wabyitwaramo ute? Twandike hano. So nta kindi washyiraho ni C, hagarara niba utateza ibyago. Hagarara niba utateza ibyago. Hano mbere yuko dukomeza
mureke mbanze nakira abanyeshuri bashyashya. Nimba uri mushyashya nguhaye ikaze, icyo ngusanukana kuri subscribe ugakanda no kuri like. Ariko n'abasanzwe like mujye mudizikanda kugira ngo turebe wenda abantu bakunze iri somo uko bangana, hanyuma usharinge kuri bagenzi bawe, washinga ku magroupe muri WhatsApp. Abantu babikora rwose Imana igibongerera, bituma na bagenzi banyu batumenya ko duhari. Hagiye mugenzi wanyu muhereza iryo somo akaba yanahamagara, bikanatuviramo ubushuti. Urumuje n'umuntu w'ingenzi, mujye mutkomeza muduhuze n'abantu b'ingenzi. Hanyuma iki kintu nakwibutsa nuko mfite uburyo kinigishamo abantu by'umwihariko, ango dukoresha WhatsApp. Nibinshobokera kizamini kirangira ndaza kubereka ukuntu nyine dukora imyitozo muri systeme. Hanyuma niumva uri tayari uraza kumamagara cyangwa unyandikire nguhereza ku linki, nawe nyine ujye ukitorezaho kubera yuko bifasha abanyeshuri benshi cyane. Ni ibizamini mba ndi kubatoza, ntago bigoye rero. Twikomereza n'ikibazo gikurikira cyaba ngo muri ibinyabiziga bine ni cye kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muhanda mutoya. Muri ibinyabiziga nyine uri kureba ngo ni cye kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muhanda mutoya, nyine ya mihanda twumva twitiye akaritsiye. A, ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. B, ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Hanyuma C, ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Hanyuma D, ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Ari nkawe rebesha amaso yawe, nta nubwo bigusaba kubariza amategeko y'umuhanda, ahubwo bigusaba kuba nyine ureba, kuko ku byapa usubiza ibyo ureba. Wasubiza gute? Twandike hano uburyo kugiso nta kindi washyiraho ni A, ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Ubona ko cyo cyagezemo, ibindi birakishakisha. Iki ngiki cya mbere kiri mu buryo bwiza. Ikindi kintu kubijyanye n'amakode, mushyiremo akabaraga, mujye mu kizamini mutsinda ariko mufite amakode meza abahesha intsinzi. Ikindi mfite ukuntu ngufasha by'umwihariko, ujye ubanza ubaza amakuru mbere yuko ujya mu bintu. Ujye ubanza ubaza amakuru, hanyuma ndatanga 5 ngo nzikorera ukagenda ugatsindwa. Hari abajya bakora n'inshuro 3, hari abantu bakora n'inshuro 3 pe batsindwa. Kandi buruvuza ati teacher tugiye gusaba kode, nimba ari amafaranga wigishiza, nimba ari 10,000 wenda n'urugero, nzayishyura buhoro buhoro cyangwa se twumvikane nzayatange mvuye mu kizami. Ntago nabikwangira, ntago nabikukwa ko buri nyambuye nagufashije ngiye nagomba mombye no buhombye, kuko kuri provisoire uranyambuye, ariko kuri perime wari ukeneye ko naho nagufasha, nkaba naguhereza amakuru niyo tutaba twejyanye ngo ufashe. Hari ya mafaranga unyambura ugera kuri perime ukayakuba inshuro nyinshi utazi kuri kuyakuba cyangwa utazi ibihano biri kukubaho. Niyo mpamvu kuri ngewe kunyambura kwawe ni imigisha kuri ngewe. Urumva nafasha amajoro ndagutegura ngira ibiki byose, umembye kunyambura, umembye nyine kwerekana ko nana ahantu nzi ukanamboroka. Abo bantu bagiye babinkora ariko byagiye binkomeza umutima. Ikindi iyo umemukiye, iyo mwizeye, ubundi nge si nyine harugiye nizera abantu, umuntu yanyihishemo nkamwizera, mu by'ukuri ngerageza kwizera. Iyo nagirije kwizera bati nta kibazo ndagufasha gutya na gutya, nkabyemera. Umenye ko ngiye nkurekura ari uko umaze kubona perime, waba uri kure yanjye waba uri hafi yanjye, ushobora kubona provisoire nkakugira inama zishoboka. Ubwo ati nimugiye kuraba mwarimu w'imodoka nuyamwishyura icyarimwe ntago azakwitaho nkuko wakayamuhaye mu byiciro. Mugiye inama nyinshi zishoboka, ariko iyo umemukiye ukanyambura, hari n'igihe utinya kongera kumvugisha kubera ko hari igisebo ufite, hari amasezerano yanze kumva, mbega nimwe muhomba cyane. Kandi ikindi gukora rimwe birashoboka. Abantu nsabira kode mpita ngupropose ko nagufasha by'umwihariko, ambwira ko nta mafaranga afite, nkaba nakwiza ko bawanyizeye ukama akazi nyine. Urumva umuntu nimba yakwiza kugubwa nsabira kode no kwishyura umugeje ku nsinzi, ntago uwo muntu yakwambura. Nkunda kubafasha kandi bikagenda neza. Niyo mpamvu rero nimukagira ikibazo, ntago sinzi uko nabivuga, muzangerageze murebe. Twikomereza rero ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashaka kunyura kuri abanyamagare. Ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashaka kunyura kuri abanyamagare. A, oya umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. B,
yego kuko umurongo wera ucaguye udashobora kuba udacaguye. Hanyuma C, yego abanyamagare bazumva imodoka bave mu nzira. Hanyuma C, yego kuko buri kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo gishobora guha inzira. Bayiduha kimeze gutya wabyitwaramo ute? Bakaguhereza inota ryawe. Twandike hano so nta kindi washyiraho ni A, oya umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. Oya umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. Impamvu ahangaha ni mu ikona ni mu ikoni, kandi kunyura no mu ikoni ntago byemewe. Ari umunyeshuri wese wibaza ngo ko ticatuye ko umurongo ucaguye ngo emere umusikiyabiziga kunyura naho ngaha ko cyavuze ko ari oya. Impamvu ari oya nuko ari mu ikoni ntago wareba imbere neza. Twikomereza rero, ni iki umusikiyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Ni iki umusikiyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? A, kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Hanyuma C, kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Hanyuma D, kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Bayiduha kimeze gutya uhuye n'amatungo mu muhanda kwanza wabyitwaramo ute? Twandike hano so nta kindi washyiraho ni B, umusikiyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Uzagabanya umuvuduko maze ureke zitambuke. Nicyo kintu cyonyine uzakora. Ikindi rero hari abanyeshuri banyandikira kuri WhatsApp mbonaho kubyisegura pe, kubasubiza bikananira. Hajyaho ari benshi, noneho ibibazo by'abanyeshuri ntago bari bimwe. Ushaka ufite ibibazo ku byapa, undi akaba afite ibibazo ku mivuduko, undi akaba afite ibibazo ku mirongo. Ibi byose nawe ushyire mu cyimbo cya mwarimu. Niyo mpamvu mbasaba, nimba ushaka ko ari serivisi nagufasha, mamagara tubiganireho dufate n'umwanzuro. Ubwira nimba bishoboka bitewe nuko twaganiriye ngufashe. Rero nawe njya gusubiza ugasanga yavuye no mu kizamini yaratsinze cyangwa se yaratsinzwe, mujye mumbabarira cyane. Niyo mpamvu rero mba mbiseguyeho pe, ariko umamagaye hajya umbaga ugasanga ni kuvugana n'undi munyeshuri. Ujye wihangana, nkora ibishoboka byose kugira ngo uwo munyeshuri musobanure vuba nawe mwitabe kandi bikagenda neza pe. Twikobaza n'ikibazo cya 19. Ngaha ni iki umusikiyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo? Aha ni iki umusikiyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo? A, gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. Hanyuma B, kuvuza ihoni ukongera umuvuduko. Hanyuma C, guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Hanyuma D, reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Bayiduha kimeze gutya wakwitwara ute? Twandike hano so nta kindi washyiraho ni C, guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Gusa hagati ku bantu batari basobanukirwa uko ibizamini bikorwa, by'umwihariko nawe ko hari ukuvuga iki dukoresha WhatsApp tubahugura uko ku minota nyine bitwara ku kizamini, mbega tunabagira n'inama, mbega tureba imbogamizi zose wagira kugira ugere mu kizamini kwitwara neza byange kugira nyine tugufashe. Niyo mpamvu rero tuba tugira imbogamizi zose wahura nazo tuzigufashe mbere yuko wajya mu kizamini. Nimba ari iyo mwenda tuyigutoze buri kimwe cyose. Twikomereza rero cyanyuma nanabashimira cyane ngo aha ni iki umusikiyabiziga yakora. Esa ni iki umusikiyabiziga yakora? A, kwemera abanyamaguru kwambuka umuhanda. B, kuvuza ihoni ugakomeza. Hanyuma C, tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. Hanyuma D, kongera umuvuduko mbere yuko abanyamaguru bambuka. Bayiduha kimeze gutya wabyitwaramo uti? Bakashobora guhereza inota ryawe. Twandike handi so nta kindi washyiraho ni A, kwemera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Kwemera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Hagati aho ndabashimiye mwe tubana umunsi ku munsi. We mushyashya kizamini kintu umunsi ku munsi, harimo ufite ikizamini cyaje ubundi ndakwifuza kujya mu kizamini ugatsinda. Gusa nimba uzakora ufite code cyangwa se utayifite wamvugishwa nimba hari ikintu nagufasha, tugahuriza hamwe imbaraga tukareba yuko
Imana yabiduheramo umugisha. Kuvuga ngo rero wowe ushaka ko nagufasha by'umwihariko yari ugusabira kode, kukwigisha, mbega n'izindi nama wamaze no kubona provisoire kugira niyo perime yawe uyibone bitagoye, wamvugisha kuri iyo nimero. Hanyuma nawe uvuye mu kizamini wenda warigishije ukabona birakunze, wumva ushaka kugura agafanta cyangwa se gushimira, n'ubundi nimero ni imwe, amazina ni François. Hanyuma ufite ubwoba bwo gufata kode cyangwa se bwo kujya ku kizamini, ndakubwiza ukuri ko gutsindwa nabyo ni ishuri cyangwa se nabyo ni isomo. Icyo nakubwizamo kuri ntabwo uzatsindwa kubera ko ubu ngubu byaroroshye. Nimba buri kimwe cyose umuntu akigutoza, nta mpamvu yo kujya mu kizamini nta n'icyizere wifitiye, kubera yuko kutagira icyizere byonyine bituma ubura amahirwe.